Satani ikiremwa cyari gifite ububasha mbere na mbere, Imana igitangira kurema. Mu biremwa byari bifite ububasha bukomeye ndetse n'izina ryahagararaga abandi. Umva Rusofero. Rusofero ni waje kuba Satani, nicyo kiremwa cya mbere cyari gikuye abamarayika mu ijuru. Haririmbaga, hari icyizerwa, yaje kugaragaza ubwibone budasanzwe, bituma Imana ikita Satani ndetse irakirimbura izana ku isi. Abashimye, nitwa Patient Iradukunda. Tugiye kurebera hamwe izina Satani mu myemerere ndetse n'uko abantu bayifata. Mbere yari muntu ki, gute yaje kugaragara ikiremwa gikomeye cyane kandi gifite urubanza rutarangiye ndetse rwasubitswe. Hariho n'abantu bazagiraho ingaruka ndetse baza kubana nawe muri icyo gihe hano. Satani rimenyerewe cyane cyane mu myemerere itandukanye y'isi, cyane cyane mu madini ya Gikirisitu n'aya Isilamu. Mu bantu benshi Satani yafatwa nk'ikiremwa kibi cyangwa se umwuka uhagarariye ibintu byose birwanya Imana n'abantu. Muri iki cyegeranyo tugamije gusobanura inkomoko y'izina Satani, uko hafatwa ndetse n'uko iri zina ritandukanye n'uko yari ameze mbere. Hari uruhare rwe mu myizerere ndetse no kwemeza abantu ndetse n'urubanza n'iyo kuyobokamana rwo tuzi ko tuzacibwa. Inkomoko y'iri zina ikomoka mu rurimi rw'Igiheburayi. Satani bisobanura umwanzi, umushukanyi cyangwa se umuriganya. Mu ndimi za Bibiliya bavuga ko ari Sekibi ndetse n'andi mazina twavuze ruguru niyo akunda kwifashishwa. Yakomotse mu Giheburayo ndetse kitwa Satani. Mu gihe cy'imyaka myinshi iri jambo ryaje rikoreshwa nko kuvuga ikiremwa cy'umwuka kibi kirwanya Imana. Uyu mugabo yaje kugaragaza imyitwarire idasanzwe mu ijuru, aho yaje kugaragaza ubwibone nk'uko dusoma mu bitabo bisanzwe ndetse nawe turabyizera. Satani mu ndimi za Gikirisitu, Satani mu idini rya Gikirisitu afatwa nk'umumarayika wari mu ijuru ndetse wari umwizerwa, ariko kubera ibintu yakoze yaje gutuma agabirwa isi. Niwe muntu wa mbere, nicyo kiremwa cya mbere aje gikurikiye umuntu. Mbere na mbere hari umuntu witwa Adamu, n'Imana yaremye imbere imushyira mu Edeni, iza kumuremera umugore witwa Eva. Muri icyo gihe Satani yaje kuza mu ishusho y'inzoka, aza gushuka umugore wa Adamu ariwe Eva. Hari imbuto nyinshi ndetse hari izo bemerewe ndetse n'izo batemerewe. Satani yaje kuzana uburiganya bwinshi n'ubucakura, ishuka Eva, yemeza buryo ki agomba gusoroma kuri icyo giti Imana yababujije, nta cyaha kirimo. Iki nicyo cyaha cya mbere cyabonetse ku isi ndetse cyatewe na Satani uko tumuzi. Abakristo benshi bemera ko ashuka abantu bagakora icyaha ndetse akabatandukanya n'Imana. Akoresha ibinyoma n'uburiganya ku rwego ruri hejuru. Ni ikiremwa bivuga ko kitajya kure y'abantu, iturimo, kandi twibuke ko isi ari icyayo. Mu byanditswe havuga ko abashaka abantu bazacibwa mu rubanza ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'ibyahishuwe Satani avugwaho nk'ikiremwa
rizatsindwa burundu mu iherezo ry'isi. Kandi mu idini ya Isilamu Satani azwiho nka Iblis cyangwa se Shayitani. Korowani ivuga ko Iblis yari mu mazina ariko yanze kubaha Adamu igihe Imana yabimutegekaga. Mu myemerere ya Isilamu Satani ashuka abantu gukora ibibi. Ntabwo afite ububasha bwo guhitamo ndetse no gushuka umuntu gukora icyaha, ahubwo afite ubushobozi bwo kumurwanya binyuze mu kwizera Imana. Bivuga ko umuntu afite ubushobozi bwo kurwanya Satani. Reka tugaruke ku bimenyetso by'ikibi Satani. Mu isesengurwa rya filozofi ndetse n'umuco, Satani ashobora gusobanura ikimenyetso cy'imitekerereze mibi iri mu bantu: irari, ubwibone, uburiganya ndetse n'ubugambanyi n'amashyari n'ibindi byinshi. Aho Satani ntafatwa nk'umuntu cyangwa se ikiremwa gifatika, ahubwo ni ikigereranyo cy'ibibi biri mu mitima y'abantu. Mu madini menshi Satani afatwa nk'ushuka abantu gukora ndetse akanakoresha ibishuko by'amafaranga, ibyishimo by'igihe gito, ubushukanyi bwo mu mutima. Ibi bituma benshi bashakashaka ndetse no kwirinda. Ibi bituma abantu benshi bashishikarizwa kwirinda ibibi no kugana inzira, bakagana inzira nziza. Hari uburyo butandukanye abantu bamufatamo. Hari abemera idini bamufata nk'umwuka mubi w'ukuri. Abashakashatsi bakamufata nk'ikimenyetso cy'umuco, abandi bakamufata nk'inkuru zishushanyije ndetse zinashingiye ku myemerere ya kera. Mu mateka ya kera, imico myinshi yari ifite ibitekerezo biremwa bibi birwanya Imana cyangwa se imbaraga z'ikiza. Ibi byaje gufasha mu gutekereza no gutegura ibyo Satani ndetse no mu madini ya none. Uburyo Satani avugwaho mu bitabo nka Bibiliya: ni umushukanyi, umwanzi w'Imana. Muri Isilamu, Korowani ni umwanzi w'abantu. Ibitabo bya filozofi bikagaragaza ko ari ikimenyetso cy'ububi. Gusa hari ingaruka dushobora kuzahura nazo kubera ko Satani yagabiwe isi. Bavuga ko n'intungane bw'iri 17 bavuga ko Satani azarimbukana n'abantu bakoze nabi, ndetse twese turumva akenshi bizatugiraho ingaruka kubera ko isi n'ibigiriho byose ni ibya Satani. Satani ni wo muntu wa mbere ukomoka y'icyaha, yaba kuriganya, kugambana. Twibuke Yesu ari mu butayu iminsi 40 yahamazemo n'amajoro 40. Satani yaramwegereye amubwira ko yemeye ububasha bwose buri ku isi ari ubwe. Aramutse anamuramije yamuha kuri ubwo bubasha. Gusa bavuga ko uyu mugabo hari ahantu aba atari mu isi nubwo isi ari iye. Bavuga ko aba ahantu ikuzimu, ndetse akaba yaragabiwe n'isi. Gusa twibuke ko urubanza rwe rutaracibwa ngo rurangire. Yavanywe mu ijuru aho yari ari ajya gushirwa ahandi. Bavuga ko hari aho azaba, kandi hariho n'abo bafatanyije bagaragaza ubwibone, bituma Imana ibashyira ahandi hantu. Icyizere cyo kuba Satani ibaho ifasha abantu hari ukwirinda ibibi, kugira indangagaciro nziza, gusenga no kwegereza Imana. Ariko hari ababona ko
bishobora gutera ubwoba cyangwa se bigatuma batumva neza isi. Hari impaka zikomeye ku kuba Satani abaho koko. Abemera bavuga ko hari ikiremwa nyacyo, abandi bavuga ko hari igitekerezo cy'imyemerere. Ibi bigaragaza ko atari bose bamufata kimwe, kandi ni igitekerezo gikomeye mu myemerere y'abantu ku isi. Yaba bamufata nk'umwuka mubi, ikiremwa cy'umwuka udasanzwe, cyangwa se ikimenyetso kibi biri mu bantu. Afite uruhare runini mu gusobanura icyiza n'ikibi mu madini ndetse no mu mico itandukanye. Gusa ibisobanuro bishingiye ku myemerere itandukanye, kandi bivugwaho kuri umwihariko, ahubwo bigamije gusobanura uko abantu batandukanye mu gusobanura Satani ndetse n'uko bayibona. Ndabashimiye, ndabasaba gukora subscribe kugira ngo mukomeze murebe ibiganiro byinshi bitandukanye kuri channel 320 TV. Murakoze.